bana bene data tubifurije kugubwa neza, Uwiteka bahire. Turagarutse muri bya byigisho byacu bikomeza mu ngingo yacu y'uyu munsi, isoza iki cyigisho kitubwira ibigendanye no kuregwa kwa Kristo. Iyi ngingo rero iratubwira ngo gukandagira mu muvure bigendamo bengeramo vino wonyine. Gukandagira mu muvure bengeramo vino wonyine. Reka dusabe bene data turi kumwe hano muri studio babasuhuze kandi babibwire maze dukomeze n'iyi ngingo. Karibu. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, nitwa Aimable Nshimiyimana. Ndabasuhuje bene data, mugire igitondo cyiza. Ni Nzabamwita Pierre basuhuza. Nakoze cyane, reka dusabe Pierre asenge mbere yuko dukomeza iyi ngingo. Karibu Pierre. Data wera, tugushimiye urukundo rwawe ruramukanye natwe muri iki gitondo. Mubyeyi warugaragarije mu mwana wawe ubwo yemeraga kuri igitambo gikuraho ibyaha rimwe gusa bikageza iteka ryose. Duhe kwigira kuri urwo rukundo mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze cyane. Reka tujye ku ngingo yacu itubwira ngo gukandagira mu muvure bengeramo vino wonyine. Rero reka dusabe mwene data Aimable atwibutse ingingo twize ejo maze dukomeze n'iyi ngingo. Karibu. Urakoze cyane. Ejo hashize twabonye ingingo yo kuwa kane ivuga ngo Yesu afatwa. Twabonye uburyo Yesu yafashwe n'igitero cyari kiyobowe na Yuda. Baramufata kumuhambiriza imirunga ariyo migozi cyangwa se amapingu kw'iki gihe. Yego. Nuko nk'uko Yuda abyibwiraga n'abigishwa bagenzi be yuko Yesu atazemerewe ko amufata, ariko yarabyemeye kandi atuje, nta n'umubabaro agaragaza mu maso, nta gusuhuza umutima cyangwa ubwihebe, mbese yabyemeye abikunze. Yemeye ko amufata kuko yabonaga ko ari cyo gikwiriye kugira ngo asohoze umurimo wamuzanye. Murakoze cyane. Reka tujye ku ngingo y'uyu munsi rero. Dusabe Pierre aturebere muri Matayo 26 umurongo wa 51 arageza 53 mu kibazo tubazwa ngo sobanura ukuntu Yesu yaranzwe n'urukundo rurangwa no kwihangana igihe yafatwaga. Matayo 26 umurongo wa 51 haragira hati, umwe muri abo bari kumwe na Yesu arambura ukuboko akura inkota ye ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru amuca ugutwi. Maze Yesu aramubwira ati, subiza inkota yawe mu rwubati rwayo, kuko abatwara inkota bose bazicwa n'inkota. 5 mbese wibwira yuko ntabasha gusaba Data akanyohereza abamarayika nonaha basaga legiyoni 12? Akoze cyane. Subiza inkota yawe mu rwubati. Noneho dusomera umurongo wa Luka 22 umurongo wa 50 no 51. Luka 22 umurongo wa 50 no 51. Umurongo wa 50. Umwe muri bo ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru amuca ugutwi kw'iburyo. 5 Yesu aravuga ati, rekeraho, amukora ku gutwi aragukiza. Rakoze cyane. Amukora ku gutwi, yaramubwira ati subiza inkota mu rwubati, ariko arangije na kwa gutwi arakuvura. Rero uru ni urukundo rwaranze Yesu igihe bamufataga. Bamushinyikiye, bamukanuriye amaso, bafite amapingo, bafite ibibando, bafite imuri nijoro, bamuteye nk'igisambo. We yaranzwe n'urukundo rwo kubwira Petero ati sigaho, uwicisha inkota nawe azicishwa indi. None harangije icyo Petero yaramaze gukora, ahubwo akora umurimo w'ubuvuzi kandi bo baje kumukomeretsa. Kandi rega Yesu yanumvishije Petero yuko nawe bishatse yasaba Data kamwoherereza legiyoni 12 z'abamarayika b'abasirikare bambaye teni za gisirikare rwose. Mu byanditswe byera basobanura ko legiyoni imwe ibigizwe n'abasirikare 1000. Sinzi ni batayo. Sinzi mu gisirikare batayo igizwe na bangahe ntabwo mbizi, ariko urumva batayo 12 zidahagije. Kandi marayika umwe kandi umumarayika umwe yarabatuye hasi bose. Uzi ko mu gihe cy'ingabo za Senakeribu mu gihe Hezekiya Senakeribu yamuteraga, Imana yohereje marayika umwe gusa.
yishe ingabo z'abanyashuri 185 ari marayika umwe wenyine. ari marayika ubwo urumva ari batayo 12 byagenda bite? no mu gihe cya Yosuwa marayika umwe wenyine, marayika umwe niwe waje niwe watsinze abanyakanani. arabatsinda. Rero ahangaha Yesu yabishaka rwose ntago yahangana nabo, barabari ko bari nk'ubusa rwose. Ariko Yesu yumvishije Petero, natwe tugira ngo tunabyumvireho yuko urugamba rwa Yesu atari urw'umubiri, n'ubwami yimika atubereye umwami, si ubwami bw'isi, ahubwo ni mu buryo bw'umwuka. Natwe rero bwo kwizera dukwiye kugaragaza neza yuko turi abana be. Ni gute ijuru ryayibonaga? Ngaho komeza utwumvishe uko neza. ijuru ryayibonaga, reka tubisome mu nyandiko z'ibanze paji 67 ndetse n'ijana 68. Ubwo abigishwa babonaga cya gitero cy'abantu bitwaje amacumu n'inkota bikubise hasi ako kanya, batangiye kugira ibyiringiro. Ubwo bahagurukaga kandi bakongera gukikiza umwana w'Imana, Petero yakuye inkota ye ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru, maze amuca ugutwi. Yesu yasabye Petero gusubiza inkota ye mu rwubati, aramubwira ati, mbese wibwira yuko ntabasha gusaba data akanyohereza abamarayika nonaha basaga legiyoni 12? Nabonye ko, ubwo ne nawe mwiyerekwa, nabonye ko igihe ayo magambo avugwaga mu maso h'abamarayika hagaragaye ibyiringiro. Icyo gihe bifuzaga kuba baza bakazenguruka shebuja maze bakamenesha iyo mbaga y'abantu bari barakaye bikabije. Yego. Kare nabwiye yuko abamarayika ejo hashize babirebaga, barabyitegereza abamarayika bose, nta n'uwari uhugiranye. Gucuranga no kuririmba bari babihagaritse mu ijoro, bari kwitegereza iyo sene y'ibyari biri kuba. Bifuzaga kuba bakwemererwa gusa kumanuka bakarwanirira umutware wabo. Ariko data twese arabangira, ndetse bagira ibyiringiro bati biragiye kubisaba. Ndetse data twese yanahaye amabwiriza Gaburiyeli ati, gende ntumukure cya gikombe mu biganza, ukimurekiremo, ahubwo umwongerera imbaraga, umwereke umusaruro uzaturuka mu bisebye. Ntabwo Gaburiyeli yagombaga kurengaho, yasize gusa aberetse yuko rwose ashatse anamurwanirira, ariko atabyemerewe, igihe bikubitaga hasi. Buriya akora kugira ngo abemeze, abereke yuko n'ubwo bushobozi buhari, ariko arabihorera, asiga barambaraye nk'imirambo arigendera. Babura kongera guhaguruka. Rero abamarayika bagize ibyiringiro yuko hari Yesu ashobora kubisaba, bagahita baza biruka. Ariko igihe Yesu ubwe yemeraga ko abanzi be bamujyana, imitima y'abigishwa nawe yaguye mu majune kandi icika intege. Byanditswe yuko ngo nzakubita umwongeri intama zigatatana. Byasohoye bihangaha. Abigishwa babonye bikomeye, buri wese atangira gucukwa. Abigishwa batinyaga ko nabo bahatakariza ubuzima bwabo, maze bose baramutererana barahunga. Wasigaye ni Yohana yari aramuherekeje no mu rukiko. Kwa Kayafa Yohana barajyanye rwose aramuherekeza. Abigishwa bigaye ubugwari, maze Petero nawe bakajya barenga hinguka yifuza kuza. Turabona mu cyigisho cye kimwe gitaha, Yesu yasigaye wenyine mu maboko y'iki gitero cy'abicanyi. Mbega uko icyo gihe Satani yaratsinze mu iyo saha. Mbega umubabaro n'agahinda abamarayika b'Imana bagize. Amatsinda menshi y'abamarayika bera, buri tsinda rirangajwe imbere n'umugaba waryo, boherejwe kuza kureba. Kwari kureba gusa ibiri kuba, ntabwo bemerewe kugira icyo bakora. Bura mu ijoro tw'abamarayika barumvira itegeko bahawe, ntabwo bajya barirengaho. Kuko abamarayika barimo imitwe. Noneho boherejwe kureba ibiri kuba byonyine. Bagombaga kwandika igitutsi cyose n'ubugome byose byakorewe umwana w'Imana, kandi bakandika intimba yose ikomotse ku mubabaro n'ishavu Yesu yagombaga kugira, kuko abantu bose bagize uruhare muri iki gikorwa giteye ubwoba. Bazongera kubyibonera byanditswe nk'uko byagenze. Yego. Umuntu wese agize uruhare muri iki gikorwa nawe bizamukoraho. Murakoze. Babisobanuye mu mwanya rwose uhagije. Ibyanditswe birabisobanura, birerekana neza uburyo Yesu yakandagiye mu muvure bengeragamo vino wonyine, rero cyangwa se wenyine, kuko ni ukuvuga ngo uwo muvure yagombaga kuwukandagiramo nta wundi muntu bari kumwe, nta wundi muntu umufashije, wenyine rwose. Rero ni ukuri tuzirikana urukundo rutikanyiza rwaranze umwami wacu. Reka dusoze kuri be yaho, ariko nitumara gusomerwa iri somo turaza gusaba
kugira ngo tubihuze n'igihe cyacu n'iki twe ibi bitwigisha maze dusoze ingingo. Ni iki abantu bose bavuga ko bemera Kristo bagomba kwigira ku mpuguro umwami Yesu yahaye Petero muri Yohana 18:11. 11 umurongo wa 11 haragira hati 18 umurongo wa 11. Yohana 18 umurongo wa 11. Yesu abwira Petero ati, subiza inkota mu rwubati rwayo, mbese igikombe data mpaye ne kukinyweraho? Yego. Noneho soma na urwambere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa 15. Urwambere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa 15. Yego. Umurongo wa 15. Umuntu wese wanga mwene se n'umwicanyi, kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. Yego. Izi mpuguro umwami wacu yatanze ni iki dukwiriye kuzigiraho? Reka tuguha akanya nk'umunota umwe, noneho uzivugeho, noneho na Aimable tumuhe umunota umwe dusoze iyi ngingo. Karibu. Ahangaha baduhaye umusozo w'iki cyigisho. Batubwira iki? Batubwiye neza yuko umuntu wese ufite umutima mubi wo kwanga mwene se n'umwicanyi, kandi nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho. Yesu yagaragaje neza ubutwari. Kubona umuntu aje kukwica, ugatoragura ugutwi kwe kwaguye bakase, ukagusubizaho kwavuye kugafata. Iki ni igikorwa gikomeye cyane. Iki ni igikorwa gikomeye kitwereka ko tugomba kugirira impuhwe abatwanga n'abatugirira nabi n'abatwifuriza inabi. Uwo ni wo mutima wa Yesu. Karibu Aimable. Icyigisho Pera avuze kirakomeye, kugirira neza abakwanga no kugirira nabi, ukumva ko rwose mbese ntitugire inzika ngo dushaka kwihorera. Hano hari amagambo twasorejeho mu gihe twasomye inyandiko z'ibanze yerekana ko biriya bintu byose byabaye kuri Yesu, kari agahinda kose agira igitsema, ibyamuteye agahinda bikamutera intimba. Umuntu wese wanga kwihana agakerensa agakiza kugeza ubwo aba uteganyirijwe kuzarimbuka, uyu mubabaro nawe uzamugeraho. Byanga bikunze wabandi bamucumise amacumu, bandi bamuhemukiye, ndetse natwe twanga kwihana ibyaha byacu ukuntu byamugenjeje, uriya mubabaro byamuteye, natwe uzatugarukira nitwanga kwihana. Ariko nitwihana tukamwiyegurira tukunga ubumwe nawe, nta kabuza tuzasangira nawe umunezero uturutse mu bise bye. Murakoze cyane. Reka dusoze iyi ngingo ariko tubwira abadukurikiye, hari igihe tujya dukunda kuganira ukumva ngo umuntu ntiyaguhemukira ngo umwihorere, kavuga ati ariko rero umuntu agize gutya gukubise rushyi mu musaya umuhindurire n'uw'iburyo. N'abanyamadini da, n'abantu tuvuga ko twizera, n'abakristo akavuga ati ariko si ibyo bintu ubundi birashoboka? Umuntu akagukubita urushyi mu musaya ugahindura n'uw'iburyo. Hari n'ubura ko agira akavuga ati nakwiruka. Ariko ni ikimenyetso cy'uko rwose ibyo bintu umuntu mu mutima we yumva bitashoboka. Ariko hano biragaragaye, ni icyigisho umwami wacu aduhaye, abashaka kujya mu ijuru tuzarengana kandi ducecekera imbere y'abaturenganya. Kandi tunafite n'igihe tuzaba dufite ubushobozi bwo kuba twabishyura, tuzabacecekera imbere, twe tubagirire neza. Imana ihira ijambo ryayo mu izina rya Yesu. Amen.